Praise the Lord. Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndamushimye cyane n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanwa meza, afite ijoro ryiza, afite igitondo mwaramutse mute, mu Imana ikingura. Imana yacu ishimwe cyane kandi himbazwe kuko ikomeje kutugirira neza, iduhaye umunsi wa none, iduhaye ubuzima, umunezero w'agakiza. Imana ishimwe. Wowe bavutse umusore najya mwifuriza isabukuru z'amavuko, happy birthday, joyeux anniversaire. Wowe ufite ama breakthrough agiye atandukanye, nagira ngo nkubwire ngo congratulations, ni byiza. Wowe wabuze umuntu wawe, igitondo cya none, ijoro rya none, umugoroba wa none, umunsi wa none, nagira ngo ngo ihangane kandi komera. Habaho ibihe bya hardship bikomeye pe, ariko njya ngo hari Imana ibirengeje gukomera n'icyubahiro cyose. Komera kandi ihangane, turi kumwe. Wowe ku musozi wo kurinda no kwihangana, wowe urwaje, wowe urwaye, kugira ngo ukomeze, wihangane kandi komera. Aho hantu urahari ariko ntabwo uzahaguma, humura. Tugira ubuntu bwo kubona ahantu kugira ngo twongere dukomezanye, tuganire, dusubizanyemo intege, tubwirane ngo Yesu ashimwe, tubwirane ngo birashoboka, tubwirane ngo nubwo byatinda, nubwo byakomera ariko birashoboka. Amen. Wenda uranga uri umushyitsi, nyabwira ngo yitwa Sandrine, ibyo dukora aha ngaha, tuganira ku gakiza, tuganira ku bukristo, tuganira ku ijambo ry'Imana, duha n'ubuhamya. Tubonye ibintu byinshi bihinduka, tubonye abantu bongera kumva bakunze ijuru, bakunze Imana, bakunze Christianity. Navuga ngo aha nibyo tuganira. Ikaze kandi karibu, namwe tubana umunsi ku munsi. Imana w'umugisha, ndabanezerewe cyane kandi ndabasengera, ndabatekereza. Nubwo hari igihe bitinda ntibikunde ko mpita nza ku murongo, ariko mbamutekereza, ntago Imana yakemera ko ntinda cyane. Uyu munsi rero nje kugira tuganire ku kantu gato cyane ako dusuhuzanya dukomezanya. Reka tumwe dusenge gato, amasegonda make, hanyuma tuvugeho gato. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimira, urakoze akanya ka none, ngaho ngwino uganirize imitima yacu nanone, inkomezi tuzumve, duha n'ubuhamya nanone, dusome ijambo ryawe, dusubizemo intege mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hari ijambo riri muri Luka, ngira ngo dusome gato. Luka 1:37 harambwira ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ikatugezaho, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Byongeza baravuga ngo for no word from God will ever fail. Amen. Luke chapter 1:37, for no word from God will ever fail, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nje uyu munsi ngo tuvuge ku kwizera, kwizera kutoroshya ibintu, ahubwo gutuma ibintu bishoboka, gutuma ibintu navuga ngo biboneka nk'aho bitazakunda, biboneka nk'aho umuntu agiye gupfira muri iyo situation, biboneka ko byanze pe, ariko biboneka ko nta nzira, ariko hakaza kubonekamo gukora kw'Imana, hakaza kubonekamo imbaraga z'Imana, hakaza kubonekamo kwitamurura kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Wowe turi kuganira aha ngaha, umusore muto none, wigeze gusoma Bible, usoma inkuru zaba Sara, inkuru za Aburahamu, usoma inkuru za Yona, usoma inkuru za Yobu, usoma inkuru ya Mariya, usoma inkuru ya Hana, urasoma pe. Kugira ngo nkubaze, ntabwo wenda hano kuba twasubizanya gutya ngo nsubize bikunda, ariko kugira nkubaze, hari ugeze ubona muri biriya twasomye hariho aho warebaga imbere ukabona inzira,
hari aho warebaga muri biriya byabaye ukavuga ati aha biragenda gutya, aha biragenda gutya. Aho dusoma tugenda tubona ko mu byabaye uko ibintu byagiye bigenda kose, tubona ko habayeho gutungurwa muri buri icyigisho cyangwa muri Bible verses aho bigenda biri abantu mvuze, tubona ko habayeho gutungurwa. Tugenda tubona ko hari imbaraga zihabwa abantu bizeye cyane, bakajya ku yindi level, bakazamurwa mu mbaraga, bakazamurwa navuga ngo mu kwizera. Imbaraga nizo zigira gute zibashisha ko ibintu bibaho. Nta hantu nigeze mbona ijambo ry'Imana ngo nta gakiza ka Yesu Kristo tugahabwa ngo ibintu bite bigira gute byorohe, ahubwo birashoboka, birakunda. Imana ishimwe cyane. Rero atuganiriye wenda ari situation urimo ikuremereye, wumva ntaho kwiyegamishiriza ufite, wumva ibintu bikurangiranye mbese ukamera nka Yona mu nda y'urufi. Hari ubwo waba uri aho ngaho, hari ubwo wenda waba warahabaye nawe. Nijya dufata akanya twibukiranye cyangwa dukomeze tubwire abandi, tubabwire ngo kwizera ntago kuza ngo koroshye ibintu, kuza ngo gutume ibintu bibaho, kuza gutuma ibintu bishoboka. Yes, ijambo nashakaga, gutuma ibintu bishoboka. Wireba situation urimo, wireba ibibazo urimo, wireba ibidakunze, wireba ibitagenze uko ushaka, ngo wibagirwe ijambo ry'Imana. Wibagirwe Imana akubwiye ngo ibi nzabisohoza, ibi nzabishitsa, ibi bizagenda gutya. Okay, twemwe hano tugira kuvuga wenda ngo Imana yaravuze ngo izakora iki, se bizacahe? Urebye dufate nkunda ijambo ry'Imana cyane ko igenda bitwereka, ikaduha ingero z'ibintu bitari kuzakunda cyangwa bitari kuzashoboka. Urebye Sara ajya kubyara uriya mwana na Aburahamu, ni hehe muri iki gihe cya none nawe ushobora kureka avuga ngo uyu muntu yagize muri menopause? Umuntu ashobora kubyara byakunda, umugabo wenda birashoboka, ariko kwibaza umubyeyi wageze mu gihe cya gihe nyine ukavuga ngo wabyara nta nzira. Inzira z'Imana rero ngira ngo twibukiranye ku zigaragara cyangwa ziboneka cyane cyane kwizera kwacu. Iyo twizeye tukemerera Imana, ni hari ahantu haba nta nzira. Tuzi ko mu mibare umuntu avuga ati nshobora kugira gushakisha inzira, ngakora ino equation, ngakora iyi exercise bamaye, nkagira gute, nkagerageza nka in case, maybe, we never know, nshobora kugira gute kwishika ku nzira. Ariko Imana yo ntabwo ari uko bigenda. Ntabwo ushobora gufata crayon cyangwa se bic cyangwa se ikintu urupapuro ngo uvuge ngo ndashaka iyi nzira. Inzira tubona, inzira duhabwa no kwizera. Kwizera ibitaboneka, kwizera ibyo utabona, kwizera ibyo utasobanura, ahubwo kuvuga ati ndizeye. Kwizera niyo formule, nicyo kwitegerezo cy'umukristo, nicyo cyitegerezo cy'abizera se, cyangwa niyo formule. Nabiho ntatinda, ariko nje ngo dusuhuzanye muri ubwo byo tuvuye ngo kwizera nta formule bifite. Gusa harimo ijambo ry'Imana, harimo kuba umuntu yakubaza ngo ese ibyo bintu wizeye uzi ko bizashika ryari, bizaba ryari? Nawe ukagira gute, ukaba wabiburira ubusobanuro, ariko ukabura byizeye ko bizashika kandi bizaba. Kwizera ni ibintu navuga ngo biza bikuzuza umugambi w'Imana, bikuzuza gushaka kw'Imana. Imana yavuze ngo nzakora iki, uzaca kuvuga ngo ndabizi ko bizaba. Biragaragara nk'aho bidashoboka, biragaragara nk'aho bidakunda, ariko bizaba. Ku bakristo twese icyo twizera kirengeje ibindi, twizera ko hari ubuntu bubonerwa mu gakiza, tugakizwa, tukaba muri ubu buzima, ibyanga bikanga, ibikunda bigakunda, ariko turindira ijuru, turindiriye igitondo cy'umuzuko, turindiriye kugaruka kwa Kristo Yesu. Ibyo turabyizera, nta soni dufite kubihamya. Ndetse kandi tunizera ko hano mu isi ibintu bimwe byari byaranze kubwo ibyaha byacu, bimwe byari byaranze kubwo
gupfukamirwa se cyangwa gushikamirwa, ya kuba wakicarirwa. Twemera ko bikunda iyo umuntu agize gute, avuze ngo Mana ndemeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Twemera ko kandi birakora kandi birakunda, uretse kuganira urabizi ko iyo umuntu yemereye Kristo agakizwa akava mu byaha, twemera ko hari ubundi buryo umuntu abaho bumurikirwa. Bitavuga ngo kuba wemeye Kristo ibintu bizoroha, ariko bizashoboka, bizakunda. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi topic yari kuvuga ngo birashoboka ko bimeze nk'aho bidashoboka, bitakunda, ariko mu kwizera bizashika. Ntabwo byoroshye, situation urimo ishobora kuba itoroshye, ishobora kuba itaguhaye amahoro, itaguhaye agahenge, ariko gutumbira ukareba imbere, ukareba umusaraba, ukareba role model Christ Jesus, ukareba uko byagenze, ukibaza ngo eske Kristo kuki hari ahantu yagize gute, yabuze inzira yacisha akavuga ngo Mana bigende uko ushaka n'ibigende uko ushaka. Kuki Kristo yageze hariya hantu? Bivuze ngo yari afite kwizera uwamutumye, ariko abona ko mu mbaraga z'umuntu, aho umuntu ageza ibitekerezo, aho umuntu ageza ubwenge, aho umuntu ageza imbaraga, biramwangira. Rero umunsi wa none byakwangira, umunsi wa none byanyangira, ariko turebe ku musaraba, dutumbire umusaraba, tumenye ngo Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Tumenye ko agakiza tubonera muri Kristo, ndetse n'uburenganzira bw'umwuzuro w'agakiza tubonera muri Kristo, ndetse n'imbaraga zivugwa na Mwuka Wera, byose birafatikanya kugira ngo habeho umwuzuro w'umuntu, umwuzuro buriya muntu w'imbere uzajyanwa, umubiri udapfa, binyurwa muri buriya mwuzuro wa Kristo Yesu, Mwuka w'Imana ndetse n'Imana ubwayo. Rero duharanire gusoma ijambo ry'Imana, duharanire amateraniro yera, kuko bigukunda ujya uterana n'abera. Hari ubundi buntu, hari izindi mbaraga. Turi mu bihe abantu barasokonezetse cyane, bameze nk'aho bari in doubt, bari mu rujijo se, cyangwa kubera ibitekerezo byinshi, kubera social media, kubera aho isi igeze. Abantu ntabwo barimo baraba limited, ariko reka dukomeze dukomere. Njye nagiye ngira ibihe byinshi bikomeye cyane, nkagenda mbona ibintu nkavuga ngo ibi sinzi aho byaca, ariko ndizeye. Mu kwizera nkagenda mbona Imana ica inzira, nkagenda mbona Imana ikora ibikomeye. Rero nawe nshaka umusoni kugira ngo mukomeze, nkubwire ngo birasa nk'ibitakunda, birasa nk'ibidashoboka, ariko bizakunda. Birakomeye yes, ariko humura, bizakunda, bizashoboka. Wizere, ujye kure y'icyaha, ugerageze. Habaho icyaha umuntu agwamo, nkuguyemo iki cyaha, ariko habaho n'icyaha umuntu yisunika. Reka duze Mwuka Wera, Mwuka Wera amubwire ngo mbere yo kugira ikintu ukora, mbere yo kugira ahantu ujya, mbere yo kugira ibintu wivangamo, ubwire Imana ngo Mana ngaho ndengera, ngaho nshoboresha. Kuko ahatari Umwuka w'Imana, ahatari gushobora kw'Imana, ahatari kwemera Imana ngo itubashishe, kuko Imana ntabwo izaduforcinga. Ahatari ukwemera Imana ngo ikubashishe cyangwa ishoboreshe cyangwa imbashishe, hari ibibazo, hari ukurimbuka, hari umubabaro, kwizera kurabura nyine, ukumva ntuzahuri. Reka dukomezanye gutyo, reka tuzongera. Ndaneze kuganira nawe utarakira agakiza, utarakira Umwami Imana. Ikindi cyane kugira ngo umwakire, wakire Kristo, uhinduke mushyashya, ujye mu mubare wajya mu ijuru, uve mu gitabo cy'abarimbuka. Tuzongera. Ndabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Bye.